arangije ijwi riravuga ngo rega nta buhungiro buhari, nta buhungiro buhari, nta buhungiro buhari, nta buhungiro buhari na bukeya. Ubuhungiro ni kuri Kristo Yesu we. Igihe umwana arira nyina ntiyumve, ni abantu bari babuze icyerekezo, babuze icyerekezo, babuze inzira, babuze inzira. Ariko uku nguku abantu abantu ubona ngo barakomeye, reka da icyuro cy'abantu benshi cyari cyahindutse ubusa, ahubwo badukanye abantu baza gufatwa n'ubwoba bukomeye, bafatwa n'ubwoba bukomeye cyane. Noneho icyo gihe ukuntu abantu niho icyo gihe abakene bose birukankaga, mbese banyuraga ahantu hamwe, kuko kandi Imana yishuraga icyo gihe ubunyereri bwinshi cyane, ubunyereri. Noneho uko abantu bazamuka muri bwa bunyereri, benshi kubuzamukamo bikanga. Icyo gihe mu bunyereri rero urumva aho amaguru atabasha gutambuka, imodoka ntiyahatambuka, imodoka abantu bakazisohokamo, ahubwo bakirukanka bitewe n'umunyereri. Ariko noneho mbese ibibaremerera barabyiyambura, amafaranga bayafite agasa nk'aho yataye agaciro, byose bakabikubita hasi, ati ibi ngibi ntacyo bikitumariye, bose bakirukanka. Noneho bakunzi b'ijambo ry'Imana kandi bakunzi, nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwanga mukagoma inkota izabarya, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. tubasuhuza kandi tubifurize amahoro y'Imana, tubifurize umugisha w'Imana mwese mwahisemo gukurikira ibiganiro byose tugeza kuri izi cyane. Kavuga ngo ineza y'Imana nibane namwe kandi umugisha w'Imana ubamo ndetse n'abanyu bose mu bice bitandukanye mugiye muherereyemo, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba n'uburengera bwaryo, imigabane itandukanye, mwese mukaba mwumva ururimi turi kuvuga. Reka tubasuhuze kandi tubifurize umugisha w'Imana kandi muhirwe n'imirimo y'amaboko yanyu mu izina rya Yesu Kristo. Ndi kumwe n'umutumirwa hano tugiye kubana muri kano kanya, ni umuvugabutumwa n'umuhanuzi. Uko Imana imutumye niko akora. Iyo tugiye kubana muri kano kanya, reka musabe muhe ikaze anabasuhuza. Tugwaye ikaze. Ndabaramukije mu izina rya Yesu. Abadukurikira bakunda ijambo ry'Imana aho bari hose mu mpande zose z'isi, turavuze ngo amahoro y'Imana n'ubuntu n'urukundo bibonerwa muri Kristo Yesu bibane namwe mwese. Amen. Amen. Yego, nawe Imana y'amahoro ibyo twifurije biguye mu izina rya Yesu Kristo. Murakoze cyane. Meze neza ariko mu bisanzwe turaho, ntabwo bijya bimera neza yenda 100%, ariko tugenda tubona ukuboko kw'Imana, Imana ibanye natwe. yego, ariko no muri byavuze ngo turi mu isi dufashe igihe mu ntambara, turi mu isi ntabwo byakoze igihe mu ntambara byo ni uyu munsi none biroroha, uyu munsi none umuntu aba ari guseka, ejo akababara, niko ubuzima bwubatse. Ariko muri ibyo byose tugenda tubona urukundo rw'Imana. Imana ishimwe cyane. Iyi minsi se urayibona gute mu buryo bw'Ukristo? Urabona Ukristo gute muri ino minsi, buhagaze gute muri ino minsi? Ese buri ku kigero kizima cyangwa hari gukamura abantu byinshi? Iminsi ngo ndayibona gute? Ndayibona nabi, ni mibi mu buryo bw'umwuka. Mu bukristo ni igihe abantu benshi bari kwiyambura ingufu z'agakiza, ni igihe isi imaze kunamura abantu, ni igihe abantu batari kuri ku ijambo ry'Imana, ahubwo mbese bayobowe n'umwuka w'ikinyoma. Ese umuntu ashobora kuyoborwa n'umwuka w'ikinyoma akanasenga akanahanura bigakunda? Erega ubuhanuzi bwose ntabwo ari kubuva ku Mana. Ubuhanuzi bwose abantu batazabyitiranya, ukabona nk'umuntu ari kuvuga indimi ukagira ngo indimi zose ziva ku Mana. N'abarongi barazivuga, abarangi barazivuga, abasengeramo barazivuga, kandi ntabwo abazihawe n'Imana. Rero abavuga indimi bose siko ari Imana ibavugisha. Siko ari Imana ibavugisha. Bidushyira mu rujijo rero, bidushyira mu rujijo kumenya kamwe nk'umuhanuzi w'ukuri. Ariyo mpamvu usanga rimwe na rimwe urwo rujijo bidushyiramo, ugasanga binateje n'ambutiyaje
bitewe n'iyo twagiye twumvana bamwe na bamwe bishobora guteza ibibazo muri sosiyete. Ariko nk'uko bivuze ukavuga ngo bose ntabwo baba batumwe n'Imana. Uwatumwe n'Imana arangwa n'iki? Ibimenyetso biranga umuhanuzi watumwe n'Imana koko, kugira ngo tuzone uko turubana bano bantu, tumenye nabo tugomba kugendera, kuko hari abo dushobora kugenda nabo bakadutera ibindi bibazo. icya mbere umwuka w'Imana ni umwuka w'Imana aza akangurira abantu kureka ibyaha. Yego. Kureka ibyaha umwuka w'Imana agahumuriza, umwuka w'Imana nanone agahishura n'ibyenda kubaho. Ariko cyane ubuhanuzi bw'ukuri bushingiye kuri Bibiliya. Burya umuntu yavangirwa, nanjye navangirwa, mu isi hajya habaho abahanuzi bakomeye cyane, uyu munsi agakomera ejo akavangirwa. Ariko ubuhanuzi butavangiye ni ijambo ry'Imana ni Bibiliya. Basome Bibiliya. Akenshi usanga nabo bahanuzi tuba tuvuga gutyo ugasanga ntibakoresha Bibiliya, nta murongo n'umwe wo muri Bibiliya ashobora gusoma. Ni ukuvuga ngo rero aho ngaho ni ukuyoba. Ubwo ni ubuyobe. Ubuhanuzi bw'ukuri bushingiye ku ijambo ry'Imana. Abakristo muri iyi minsi baduteze amatwi cyangwa se bifuza kuba abakristo, nihe message, niwe butumwa bagenera mbere yuko twinjira mu butumwa bw'uyu munsi? Abantu ntibave mu buyobe. Abantu ntibave mu buyobe, ahubwo bige gusenga, kuko iki ni igihe cyo gusenga. Kandi ikindi basome Bibiliya, bareke kwirukanka inyuma y'abahanuzi, ahubwo birukanke inyuma ya Kristo. Begere Kristo, ubundi basenge, basome Bibiliya. Bibiliya niwo muhanuzi w'ukuri utavangiye. Yego. Mana ikumugisha. Kubera ko mu buzima busanzwe ikitera abantu ibyo byose, bakunze muri make, bakunze ibihendo by'isi, bakunze ibibanezeza. Ugasanga abantu barirukanka inyuma y'abantu, ariko njye bijya binantangaza. Ugasanga umuhanuzi arahanura kuva ku wa mbere, arahanura mu gitondo, agahanura saa yine, agahanura saa tanu, agahanura saa 10, guhera ku wa mbere kujya ku cyumweru ahanura. Igihe cyose mutumiye aho muhuriye agahanura. Narabara kuri telefone ngo ri, wamuhamagara kuri telefone ngo ri, kada aho no kubeshya Imana. Ntabwo ari radiyo, ntabwo ari sonateke ngo aho ushakiye hose urafungura. Oya, urafungura. Uzi ko ushobora no gusenga Imana. Yego. Ukakora amasengesho y'iminsi 3, ukayavamo nta kimana ikubwiye. Nibyo njye nibaza, iyo dukurikiye amateka ya kera, y'abantu ba kera, wasanga nko mu rusengero rwose rurimo abantu 100, harimo umuhanuzi umwe wenyine utabona mu ndimo, cyangwa se korari ifitemo umuntu twita umuhanuzi, wenda n'umwe ushobora bandi nyine bahanura. Ariko uyu munsi umuntu wese ni umuhanuzi. Ni ikibazo nyine, ni ikibazo kidukomereye cyane, kuko abantu benshi muzi ko harimo abantu bagiye bafite ubuhanuzi batahawe n'Imana, banditse mu amajenda, ariko barabuhawe n'abahanuzi, ariko atari Imana yavuganye nabo cyane pe. Basanga umuntu baragenda biringira ibintu. Ikindi harimo nanone, ariko navuga ko abantu ikiri kibishe ntabwo basoma ijambo ry'Imana ngo mbese barebe Imana ivugana iki nabo mu ijambo ryayo. Nase umuntu araje ubwiye umuntu uti nsengera, aragusengeye. Ubwiye umuhanuzi iti mbwirira gutya nako nsengera, ati banzuma amafaranga. Banzuma igitambo. Impano y'Imana ntigurishwa. Noneho rero uyu muhanuzi wabanje kukubwira ngo umuha amafaranga, niwe wayamuha yakoreshwaga n'Imana. Icyambere Imana ititandukana nawe, kuko aba yabigize ibye. Noneho rero n'Imana irareba ati uyu muntu yatangiye kwitirira ibyanjye, igavanamo sapoti yayo, agasigara wenyine, agasigara mbese ameze nk'ingunguru irangira. Abandi bakabwira abantu ngo muzane ibitambo kugira ngo basengere cyangwa ngo barebe. Noneho aho ngaho abantu nanone barundukira aho. Ibitambo bitangwa mu bakumu, ibitambo bitangwa mu badayimoni. Ariko kubisira Kristo, igitambo ni Kristo, kandi cyatangiye ntabwo kizora. Neza. Imana iguha umugisha, kandi
tujya tubirwanya ijambo ry'abantu bene abo ngabo ujye ubatera umugongo, ntabwo twifatanyije nabo, tuzaba tubatera umugongo dufashijwe na Kristo. Reka noneho tugusabe usenga Imana, ukomeze utugezaho n'ubutumwa Imana yaguhaye uyu munsi. uri data wa twese, izina ryawe ntuhabwe icyubahiro. Gushimiye kuri Imana iri kumwe natwe, Imana idukunda, ugira neza, urahambaye. Murengezi wanjye duhuriye aha ngaha, Mwami Imana, hano kuri iyi cano. Mwami, ngiye kuvuga ibyawe, ndinde kongera no kugabanya, ahubwo ngendere mu buntu bwawe, mu izina ry'Yesu mbisabye, amen. Imana tugire neza. Reka rero dusome ijambo ry'Imana dusanga hano muri Yesaya igice cya mbere, turahera ku murongo wa 16 turageza ku murongo wa 20. Haravuga ngo nimwiyuhagire, mwiboneze, mukureho ibyaha byo mu mirimo yanyu, bive imbere yanjye. Mureke gukora nabi, mwige gukora neza. Mushake imanza zitabera, murenganure abarengana, mucire imfubyi urubanza, muburanire abapfakazi. 18. Nimuze tujye inama, niko Uwiteka avuga. Naho ibyaha byanyu byatukura nk'umuhemba, birahinduka umweru bise na shelegi. Naho byatukura tukutuku, birahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera. Nimwemera mukumvira, muzarya ibyiza byo mu gihugu. Ariko mwanga mukagoma, inkota izabarya, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Amen. Imana tugire neza. Ahangaha ni Yesaya, Imana anyujijemo ubuhanuzi, arandika avuga ngo nimuze tujye inama, niko Uwiteka avuga. Arangije aravuga ariko rero ngo ijambo ratubwira ngo abantu b'Imana mu isi yose nibemera bakumvira. Abantu ikibazo bumva ijambo ry'Imana, ariko kumvira birabananiye. Kumva abantu barumva, yewe radiyo zirabwiriza, hanyuraho ubutumwa, hano kuri YouTube hanyuraho ubutumwa, ku mativi atandukanye hanyuraho ubutumwa. Mbese nta rubanza umuntu azegera yitwaza avuga ngo ntumvise. Imana tugire neza. Kandi nanone ijambo ry'Imana rikatubwira neza ngo ucyaha kenshi akanga agashinga ijosi azavunagurika. Ucyaha kenshi akanga agashinga ijosi. Abantu rero Imana igenda iganiriza abantu bayo, ikababurira, ikababwira igenda kuba, ikababwira uko igihe kimeze. Rero ijambo ahangaha ngo riravuze ngo abantu b'Imana nibemera bakumva kandi bakumvira, bazarya ibyiza byo mu gihugu, bazarya ibyiza. Imigisha y'Imana irahari kandi yayiteguriye abayubaha. Ariko abantu nibanga kumva bakagoma, inkota y'Uwiteka izabarya, kuko akanwa k'Uwiteka niko kabivuze. Rero mboneho no gutanga mesaje Imana yemeye ko mbagezaho, kuko ntabwo numvaga ntagomba kurara iyi mesaje ntayitambukije. Impamvu mvuze ngo nyitambutse nihuta, igihe kimwe Imana igeze kuntuma ahantu mu ntara kujyanayo ubutumwa. Ngezeyo ndatinya, ndagenda ndabwiriza bisanzwe. No rusengero rumwe Imana yari intumyemo, irambwira ngo ngende ngira ibyo mbabwira, kuko hari harimo ibyaha by'ubusinzi, hari harimo mbese n'abarozi, kandi ugasanga no muri komite y'itorero naho ibyo ngibyo birimo. None ndagenda ntega bisi, ndagenda njyayo, ariko ngezeyo gutambutsa ubwo butumwa ndatinya. Ndangije ngaruka ntabuvuze. Maze kugaruka, ijwi ry'Imana rirambwira ngo mbese ko unagutumye gukora iki? Ntiwantumye kuvuga ubutumwa. Noneho atese yarabuvuze. Nagize ubwoba. Ako kanya Imana nibwo yahise imbwira ngo subira uzajye kubuvuga. Kandi bimbwira nta na tike mfite, ari mu ntara, nta tike nari mfite. Noneho ariko kuko Imana indusha amaboko, nemera guhaguruka gufata umwanzuro ngo mpaguruke njyeyo. N'amaguru ndahaguruka. Ariko Imana imaze kubona ko nayo maramaje,
kuri bwa buntu bwayo, za mbabazi zayo, ingirira neza impatike njyayo. Imana tugiye neza. Undi munsi, hari umunsi nanone Imana, ntabwo ndinjira mu butumwa, ndi kubabwira impamvu y'Imana impaye ubutumwa mba ngomba kubutambutsa. Imana umunsi umwe nanone intuma gusengera umuntu wari umusazi, wari umusazi, ariko ntabwo tukivuga abasazi, tuvuga ababana n'ubumuga bwo mu mutwe, abafite ubumuga, abafite ubumuga, umuntu abana n'icyo ashaka, abafite ubumuga bwo mu mutwe. Urakoze cyane kuntunganira. Noneho intuma kumusengera. Yari umuntu wari ufite abadayimoni benshi, noneho kugeza aho yamaze kurwara ubwo burwayi bwo mu mutwe, umugore n'abana bakamusiga mu nzu kubwo kumutinya, nabo bakigendera. Bari baramujyanye kwa muganga, baramuvura, asa nk'uworohewe, ariko birangije agarutse birongera noneho biratomboka. Imana rero intuma kumusengera. Yari umugabo bitewe n'amashitani amukoreragamo, abagabo benshi bageze kumufatisha amaboko arangara bananira. Noneho Imana intuma umuntu kumusengera. Ndavuga ngo Mana yanjye, naramuka ngiyeyo, uriya muntu nakwinjira mu nzu ye, nta mugore uhari, nta mwana, agahita anigiramo, agahita aniga. Ngira ubwoba. Maze kugira ubwoba, Imana rimwe inteza uburwayi bwo kurwara ikirenge, njya kwivuza. Noneho ikirenge cyanga gukira. Noneho mu kwanga gukira, umuntu umwe aransengera. Noneho Imana iza kumishurira yuko impamvu y'ubwo, mbese ndi ku gihano cy'Imana cy'uko nanze kujya gutanga ubutumwa. Rero nanze kujya kumusengera ndi muzima. Noneho maze kumenya ko ubwo burwayi ndi ku gihano cy'Imana, kuko nanze kumvira Imana, ndahaguruka ndemera njyayo ndamusengera. Ariko kuri za mbabazi z'Imana, namaze kumusengera, Imana iramukiza. Iramukiza. Imaze kumukiza, iramukiza. Imaze kumukiza, ndangije ndagaruka. Maze kugaruka, nanjye iko akanya Imana iriko inkiza ikirenge. Rero kumvira Imana bihesha umugisha, ariko kutumvira Imana biteza akaga. Niyo mpamvu ijambo ryatubwiye ngo abantu nibemera bakumvira, bazarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nibanga kumva bakaguma, inkota izabarya. Imana iherutse guhishura abantu benshi, ubwo turavuga kuvuga mu isi. Abantu benshi bari ahantu, noneho ubwo bari ahantu, ariko nanone biza guhishura inka, none uko inzira zigenda zinyuranwamo, ukabona inka zigiye zihagaze ku misozi, zihagaze mu nzira. Noneho habaza kubaho ikintu giteye ubwoba, noneho abantu bamwe bagahaguruka basanga bafashe urugendo kubwo gutinya izo nka. Noneho uko bafataga urugendo, aho umuntu agiye kuzamuka agasanga za nka zihagaze mu nzira, kandi zihagaze ku misozi itandukanye. Abantu baza gufatwa n'ubwoba bukomeye cyane. Noneho icyo gihe ukuntu mu isi duhora twifuza gutera imbere, tukifuza gukira, kuko nta muntu wanga ubutunzi. Nanjye ndabukeneye rwose. Ubwanga uwo nguwo azaba atari umuntu muzima. Twese ubutunzi turabukeneye. Ariko noneho icyo gihe abakene bose birukankaga, mbese banyuraga ahantu hamwe, kuko kandi Imana yishuraga icyo gihe ubunyereri bwinshi cyane. Ubunyereri. Noneho uko abantu bazamuka muri bwa bunyereri, benshi kubuzamukamo bikanga. Icyo gihe mu bunyereri rero, urumva aho amaguru atabasha gutambuka, imodoka ntiyahatambuka. Imodoka abantu bakazisohokamo, ahubwo bakirukanka bitewe n'umunyereri. Ariko noneho mbese ibibaremerera barabyiyambura, amafaranga bayafite agasa nk'aho yataye agaciro, byose bakabikubita hasi, ati ibi ngibi ntacyo bikitumariye. Bose bakirukanka. Noneho uko abantu birukankaga rero, ariko aho umuntu yajya kunyura ku musozi umwe, agahasanga inka mbese zirahagose z'amahembe, yarangiza akagira ubwoba akagaruka. Nanone yajya kunyura ahandi hantu, agasanga nanone
hari inka nanone nanone zirahagaze ahantu bagira ubwoba bagenda banyuranwamo mu buryo bukomeye cyane. Abantu habamo kurira, habamo gutaka, ariko abantu bagataka badafite uwabahoza, abantu bagatabaza badafite uwabatabara. Imana tugiye neza. Rero ibyo ngibyo maze kwibona, hari igihe kimwe muri biriya bihugu ndumva Japani iri muri Aziya niba ntibeshye, bigeze gutera umuyaga. Icyo gihe uhuha amazi mu nyanja, yasenye ibintu byinshi cyane. Tujya tubona imyuzure igiba hariya muri biriya bihugu byo muri Aziya za Nepal n'ahandi. Rero icyo gihe abantu bari babuze icyerekezo, babuze inzira, ariko uku nguku abantu ubona ngo barakomeye, reka da, icyuro cy'abantu benshi cyari cyahindutse ubusa. Ahubwo wabaga afite amahirwe n'uyu muntu mbese ahanini wamenyereye imibabaro, kuko yarihanganaga ukabona bwa bunyereri abunyuzemo arambutse. Ariko benshi baragendaga bakagera, ugiye kugera ku musozi akahasanga izo nka, akahasanga izi nka, abandi bakahasanga ibintu by'ibikoko. Birangije ijwi riravuga ngo rega, nta buhungiro buhari, na bukeya. Ubuhungiro ni kuri Kristo Yesu wenyine. Abantu ntibashaka Uwiteka bahungire muri Kristo, abantu bashaka Uwiteka bahungire muri Kristo. Cya gihe twavuga ngo ni igihe umwana arira nyina ntiyumve, ni igihe ubutunzi butakurengera, ni igihe mbese atagira ugutabara. Imana itugire neza. Yeremiya yageze ahanura aravuga ngo abantu benshi biringira amagare n'amafarashi, bakiringira ubutunzi, ngo ariko hari igihe kijya kigira ibyo abantu bari biringiye bigahinduka ubusa. Ariko arangije aravuga ngo ariko giye Uwiteka uratuzi. Imana ishimwe cyane. Ariko bo Uwiteka Imana, no muri cya gihe gikomeye, cya gihe cy'akababaro, cya gihe cy'amage, abo ngabo Imana mbese mu gihe cy'akababaro Imana igiseruka ikabana n'abantu bayo. Imana tugiye neza. Imana ibane natwe kandi itugire neza. Ibi ngibi ndi kuvuga birareba abatuye isi, ariko nanjye kuko ndi mu isi birandeba. Imana tugiye neza. Imana iturengere, kuko iryo jwi ryarangije rivuga ngo nta buhungiro buhari, ntaho guhungira hahari keretse muri Yesu Kristo gusa. Abantu nibahungire muri Yesu Kristo. Ijambo rero ryatubwiye ngo, ijambo ry'Imana twasomye ryatubwiye ngo nimuze tujye inama, ni ku Uwiteka avuga ngo naho ibyaha by'abantu byatukura tukutuku, mbese byamera nk'umuhemba. Imana tugiye neza. Imana iturengere. Reka nongere ndisome, ntaza kuvuga ibitari ibyo, kuko Bibiliya iravuga ngo havumwe ugabanya cyangwa se akongera, kuko ni muri Yesaya igice cya mbere niho twasomye. Imana tugiye neza. Imana mu ijuru ibane natwe kandi badukomeze. Byatubwiye ngo ndahera kuri 18, none ntabwo mpera kuri 16, ngo nimuze tujye inama, ni ku Uwiteka avuga, naho ibyaha byanyu byatukura nk'umuhemba birahinduka umweru bise na shelegi, naho byatukura tukutuku birahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera. Nimwemera, ubwo ni ku murongo 19, nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwanga mukagoma inkota izabarya, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Imana tugiye neza. Abantu basize kutumvira Imana, Imana tugiye neza. Abantu baradamaraye, banze kumvira Imana. Si uko abantu batumva, ariko abantu banze kumvira Imana. Ariko ngo nubwo ibyaha byatukura nk'umuhemba, abantu bagaca bugufiya, Imana irigarura. Ni Imana y'imbabazi, Imana irigarura. Nta cyaha na kimwe kandi Imana itababarira, nta cyaha na kimwe Imana itababarira. Iyo umuntu aciye bugufi agasenga, Imana mu ijuru iramubabarira. Ngo naho byatukura tukutuku, ariko
ariko abantu bagaca bugufiya bagashaka amaso uwiteka arabababarira. Ariko nanone ijambo rikatubwira hano dusubire ku murongo wa 19 ngo ariko nanone abantu nibemera bakumvira. Kumvira uwumvise, umuntu arabanza kumva, yamara kumva akumvira. Nibemera bakumvira bazagira ibyiza byo mu gihugu, bazagira ibyiza, bazabona ubuzima, bazabona umunezero. Ariko nibanga kumva bakagoma, inkota y'Uwiteka izabarya, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Imana itugire neza, Imana ibane natwe. Amen. Yego, urakoze cyane. Imana iguha icyo Imana iri gushaka ku bantu ni uko abantu bayumvira. Reka tubwire umuntu wese hano uduteze amatwi muri kano kanya, tubisomye mu ijambo ry'Imana biri, abantu nibumvire kandi nitwumva tuzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nitwaha tukagoma inkota y'Uwiteka izaturya. Tugiye dusaka n'umusozo w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Abantu babwiwe ubutumwa kenshi, ku maradiyo bucaho, ku social media bucaho, no mu nsengero bugiye bunyuramo, ariko se kubera iki iyo murebye musanga ari impamvu ubutumwa butambuka bukabwirwa ahantu henshi hatandukanye gutyo, ariko ibyaha bikagumya nabyo bikiyongera? Ni iyihe mpamvu? Ibyaha impamvu bikomeza kwiyongera, icya mbere Bibiliya bivuga neza ngo ukora ibyaha wese ni uwa Satani, kuko guherekera kose Satani akora ibyaha. Rero ni uko impamvu abantu banze kureka ibyaha. Yesu abivuze neza, avuze ngo kumukurikira, mbese kunyura mu irembo rifunganye, ni ukugira ibyo wanga, ni ukugira ibyo ureka. Noneho hari abaririmbyi bo mu itorero ngira ngo ry'Abadiventisti bigeze baririmba ngo isi iraryoshye we, isi iraryoshye we. Muri make isi irabaryoheye, ariko ikibazo nubwo iryoheye abantu izashirana no kwifuza kwabo. Isi izarangira, isi izakurwaho, isi mbese abantu bashaka kuba ibyigenge, kuko ijambo ry'Imana hari icyo ribabuza, kandi abantu ntibashaka kugira ibyo bareka, kuko ibyaha birabaryohera. Twavutse bavuga yuko Yesu azaza na n'uyu munsi, ariko niyo dusomye Bibiliya dusanga no ku bwa ba Aburahamu no ku bwa ba Nowa, ku batubanjirije bose isi izaza, isi izarangira n'uyu munsi mu kinyejana cyacu niko bimeze. Aho iyo mvugo yo kuvuga ngo isi izarangira, abantu bazajya mu ijuru, abantu bazarimbuka batakoze neza, abantu bakabitegereza bakabibura. Navutse babivuga, wavutse babivuga, ni imvugo abantu n'abanyamadini bahora bavuga ati nyabuna mwihane, isi izarangira, mwihane tuzajya mu ijuru, mwihane abandi abatazana bazarimbuka. Abantu bagategetswe kurimbuka bakakubura, abantu bagategetswe kujya mu ijuru bakakubura. Ibyo ntabwo byaba biri mu bituma ibyaha abantu babigotomera nk'abagotomera amazi, kubera ko ari ibintu bategereje ibintu bakayibura bakagira bakabifata nk'ibisanzwe, niko byahoze. Wababwira ubutumwa gutya, buza ubutumwa, nimwemera mukumvira muzagira ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwanga mukagoma inkota y'Uwiteka izabarya, n'akanwa k'Uwiteka kabivuze. N'iri jambo ushobora gusanga muri Ngoma, ushobora gusanga muri Amerika baryigishije. Aho si abantu babigize aho kamenyero, niko byahoze. Si byo gutuma hari abantu bageze urwego babica amazi, ugasanga byaba biri kwiyongera. Ibyo bintu byumva uteho. Nibyo abantu bamenyereye ijambo ry'Imana, abantu bamenyereye ijambo ry'Imana, bakabifata ngo niko byahoze. Ariko buriya hari ikintu abantu bibeshya. Nubwo Yesu yatinda kuza, burya urupfu ntirutinze. Nubwo Yesu yatinda kuza, urupfu ntirutinze, kuko hazabaho imperuka rusange. Ariko hari n'igihe burya hajya habaho imperuka y'umuntu ku giti cye. Kuko burya none se umuntu niba agiye akagenda mu muhanda agakora impanuka, imodoka ikaba iramukubise arapfuye, burya imperuka y'ibigeze. Aba asigaje kuzategereza umuzuko w'abapfuye. Ni ukuvuga ngo rero abantu n'ubundi bakabije gukeresa iby'Imana, ariko icyo nababwira, abantu bakwemera bakihana, Yesu azaza. Yewe
nibanga no kwemera ngo bihane, ntabwo Yesu azaza, azatwara abamwubashye, azagira neza abamukorera, ariko nanone abamusuzuguye abo bazahanwa, bazahanwa rwose. hari umuntu watubwiye ati ariko iyo Yesu tuvuga ngo azaza ataje ni izihe nyungu z'umuntu wakiye Kristo mwami n'umukiza? Ni izihe nyungu z'umuntu wavuye mu byaha Yesu ataje? Tubitegereje tugasanga Yesu nta gahunda afite yo kugaruka. Aho abasenga bavuga ko basenga, hari inyungu zihari bashobora kubona mu buzima busanzwe igihe Yesu ataraza. Nicyo bishatse kuvuga. Ni ukuvuga ngo icya mbere umuntu aba atekereje ko Yesu atazaza, ni uko yaba atemera ko yanabayeho. Niba atemera ko yanabayeho, yaba ari muri cya cyiciro cy'abantu bavuga ngo nta Mana ihari, nta Mana iriho. Kuko harimo n'abamaze kwiringira imbaraga zabo, bavuga ko nta Mana iriho, bavuga ko nta Mana iriho. Ariko bijya bintangaza, abantu bose mu mateka bagiye bavuga ngo nta Mana iriho, uzasanga iherezo ryabo, mu maherezo yabo cyageze igeze mu kaga, azavuga ati Mana ndengera, Mana ndengera. Ariko mbere mu byabe byiza bavuga ngo nta Mana ihari, nta Mana ihari. Ni ukuvuga ngo rero abantu turi muri cyagihe abantu biringiye imbaraga zabo, ariko noneho kubizera Kristo nubwo yatinda kuza, icyambere ijambo ravuga ngo mubane n'abantu bose amahoro. Imana igufasha, ijambo ry'Imana ridufasha kubana n'abantu bose amahoro. Ijambo ry'Imana riturinda ibyaha, kuba muri make hari ibyo tutajyamo kubera ijambo ry'Uwiteka Imana, kubera Imana ituyoboye. Hari ibyo tutajyamo, ariko twebweho rero twizera yuko Kristo azaza, twizera yuko Kristo yabayeho kandi ariho, azaza gutwara itorero, ahubwo niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga neza ngo abafite ibyo byiringiro yiboneze nk'uko Kristo ageze gute aboneye. Nanone kandi ijambo rikavuga ngo abavuga ngo mwami mwami si bo bazabona Imana, keretse ukora ibyo Data ashaka, abavuga ngo mwami mwami. Erega nanone buriya rero, ntugire ngo Imana, burya hari umuntu Imana ubabaza Imana cyane, wamenye Imana akavuga Imana ariko adakora ibyo gukiranuka. Uyu muntu ababaza Imana kurusha umuntu utaregeze imenya agakora ibyaha ariko atavangamo n'iby'Imana. Harimo abantu rero uzasanga bavuga Imana ariko imirimo bakora igahakana imbaraga zabo, igahakana imirimo y'Imana. Niyo mpamvu ijambo ritubwira ngo dore urufatiro rw'Uwiteka ruracyahagaze, rwanditse ngo Uwiteka azabe. Ngo ariko umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka abanza ave mu bidatunganye, Imana tugiye neza, Imana turengere. Kuko iki gihe turi muri cya gihe imbaraga z'abera ziri kumenagurika, turi muri cya gihe ikizira cy'umurimbuzi cyamaze kwinjira hera, turi muri cya gihe ikizira cy'umurimbuzi cyamaze kwinjira hera. Hari aho abatingaje bakwinjiye mu nzu y'Imana, tukiri abanyamuka ntabwo byabagaho. Hari aho imbwa yakwinjiye mu rusengero, imbwa nuko abarinzi batacyari, barahumirije, ntabwo bakiri maso. Imana tugarira ibihe byacu bya kera, abantu umuriro warazimye, umuriro w'Imana warazimye, Imana yaretse kungendera igihe kimwe. Iri joro Imana yangendereye inyereka abantu bari gukuramo ingofero bazirambika hasi. Ingofero mu buryo bw'umwuka isobanura agakiza, bazirambika hasi bisobanura ngo abantu bari kurambika agakiza hasi. Kandi muravuga ngo abantu baraguye, ahubwo ntabwo baragwa. Hari n'abagikanyakanya bagiye kugwa, ahubwo Imana itwambika imbaraga. Biravuga ngo umurihore waka ku gicaniro,
mureke abantu tugaruke mu bihe byo gusenga, mureke abantu twongere dubwire Imana ngo Mana tugarure ibihe byacu bya kera twahoranye. Imana tugiye neza, Imana turinge, Imana ibane natwe, kuko Imana iri kurira, irababaye kubw'abantu bayo bari gutukisha izina ry'Imana, kubw'abantu bayo badafite imirimo myiza, kubw'abantu. Imana tugiye neza, Imana irababaye kubw'abahanuzi bakora ibyangwa na Mose Uwiteka Imana. Imana irababaye kubw'abapasitori, abapasitori bataye inshingano, bataye kwera kw'Imana, bakaba bari gusana abantu. Imana irababaye kubw'abakristo batakaje kwera kw'Imana, ahubwo bakaba baramaze kwivanga n'isi. Muri make ntabwo ubukristo bwahinduye isi, ahubwo isi yamaze guhinduka ubukristo. Imana tugarure ibihe byacu bya kera turengere. Tugana ku musozi w'ikiganiro cyacu kugisubika, ni iki kimenyetso ubona mu bimenyetso Yesu yatanze bizagaragara mu gihe cy'imperuka? Tuvuge yuko ibimenyetso byose byamaze kugaragara, byerekana kuza kwe biri butakuboneka ko byamaze kugaragara. Ni ikihe kimenyetso uyu munsi twashingiye wabwira abantu kuvuga ati dushingiye kuri iki ngiki turabona ko Yesu agiye kugaruka? Tugana ku musozo. Ibyahanuwe byose byarasohoye, nta na kimwe mu byo Yesu yahanuye kitarasohora. Yesu yavuze ngo ibizaranga igihe cy'imperuka, hazaba indwara z'ibyorezo, ubwami hazaba impuha z'intambara, ubwami buzatera ubundi bwami. Muri make Pawulo nawe agenda avuga ngo urukundo rwabishe ruzakonja. Muri make ibyo Yesu yagiye avuga tubona muri Bibiliya byose byamaze gusohora, nta gisigaye, ahubwo turiteguye ko n'ejo yaza, no mu kanya yaza. Ntabwo tuzi umunsi azazira, ariko kuza kwa Yesu kuregereje. Abezwa nibezwe. Nuko dusubiza ikiganiro cyacu cy'uyu munsi usoje uvuga ngo abezwa nibezwe. Ese abantu bari kwezwa nk'uko bikwiriye? Ntabwo bari kwezwa, kuko ahubwo na bamwe mu bari barejejwe bari kwandura. Abezwa nibezwe rero. Reka tugusubire noneho, nimba nta kindi cyaba cyakwisobwe mu butumwa Imana yari yaguhaye, nimba gihari urakitugezaho, nusoza uduhe nimero za telefone dusengere n'Imana. Nta kindi, ngo ntazajye wongera cyangwa ngo agabanye, ahubwo reka dutange nimero za telefone dusenge Imana. Nimero zanjye za telefone igendanwa ni 0788 66 47 20. 0788 66 47 20. Reka dusenga Imana. Imana tugire neza. Imana, mu izina rya Yesu ndagushimiye, ndaguhimbaje, ndakunezerera. Imana amahoro, mva gusenga ujya neza, urahamba, urakiranuka, urakiza, habwa icyubahiro, urera, ushaka byose, uri Imana amahoro. Tugiye neza, uturengere, ubane natwe, dukize, uri Imana mva gusenga, shyirwa hejuru, uhimbazwa, urakoze Imana natwe, kandi ushoboza abantu bakwezwa bahindukiye kubw'ijambo, mu izina rya Yesu bisabye, amen. Imana iguhe umugisha, tuzasubira ubutaha.